Yewe nitwa Ngendahayo Simoni Petero, ndetse mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi. Ndi umushumba ariko wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru kuva mu 1900 kuva mu 2016 niho nagitangiye. Ngiye kumara imyaka 4 muri icyo kiruhuko. Akubwo icyo naruhutse ni gutera kashe no kuyobora inama n'ibindi n'andi magahunda mu by'ijambo ry'Imana, aho umwami aracyari kumfasha uburyo nshobora guhamagarwa none nageze no mu Gatenga. Mumpere Imana icyubahiro. Ndashima cyane umushumba n'abo bakorana baduhamagaye muri uyu mwanya. Mushumba Imana iri kumpera umugisha, ariko mwamwerekejeho ibiganiro bya mushumba. Abakozi ba hano nyabureka nimwongere mu banshimire, nyabureka guhamagara abasaza bari mu kiruhuko cy'izabukuru. Namwe Imana izabasazishe neza. Nta kiza nabonye ubu nibwo ndi kwibona muri no misi kubujya no gukura umuntu agakurira mu ijambo ry'Imana. Muri iyi misi nibwo ndi kwibona ubu ndi gukora ndahangayitse cyane. Haleluya, amen. Munyemere dusome ijambo ry'Imana byanditswe mu gitabo cya Samueli wa kabiri mu bice bye 7. Samueli wa kabiri ibice 7. Turasoma duhere ku murongo wa 10. Kucyarambura ndabanza mbagezaho n'intashyo z'umushumba w'itorero ryo kurwayi ndetse na bamwe mu bakozi bakorana, maze kubabwira ko nzaba ndi hano mu itorero ryo mu Gatenga. Barambwiye ngo nzabasuhuze mwakirizo ntashyo. Mfite umufasha ndetse n'abana, dusigaranye n'umwana umwe mu rugo. Abandi bana bari hirya no hino, abandi bamwe bari i Kigali, abandi bari hanze. Ariko umufasha wanje n'uwo mwana ngo mutahe nazo muzakire. Biga ngo murazakira intege nkeya. Murazakiriye. Samueli wa kabiri igice cya 7 ku murongo wa 10. Kandi nzatoranyiriza ubwoko bwanje bw'Abanyagatenga ahantu mwihangane. Kandi nzatoraniriza ubwoko bwanjye bw'Abanyarwanda harimo n'Abanyagatenga ahantu mpabashinge. Mundebere ko namwe ariko handitse nzabatoraniriza ahantu mpabashinge, bahature habe ahabo bwite, batazimuka ukundi badi. Kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburabuza nk'ubwa mbere. Mu mpera Imana amashyi. Reba Maraki nicyo gitabo giheruka. Ibindi bitabo by'isezerano rya kera ni igitabo kiri hafi ya Matayo. Maraki ibice 3. Igitabo cy'umuhanuzi Maraki ni ibice 3. Turasoma ku murongo wa 20. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, amen amen amen, amen. Izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, amen. Maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Murongo wa 21. Kandi
uzaribatira abanyabyaha hasi. Amen, amen, amen. Bazabiva munsi y'ibirenge byabo. Umunsi nzabikoreraho ni kubiteka avuga kaniza yatebuke. Kaniza nigire hino. Tuzayiririmbira mpaka. Tima yanyu mwizere Imana data mwijuru. Izere, izere. Muhagarikimi tima yanyu mwizere Imana data mwijuru. Izere, izere. Murugo harimwe nimugire umwete. Murugo rwa data harimo ibyicaro. Nimugire umwete. Iyaba bitari bihariwe bababwiye yuko none ngiye kubategurira hanyuma nze mbajyane kwa data. None ngiye kubategurira hanyuma nze mbajyane kwa data. Thomas aramubwira data ntituzavugana mbese inzira yawe twayimenya dute. Thomas aramubwira data ntituzavugana mbese inzira yawe twayimenya dute. Murugo harimo icyicaro. Nimugire umwete wo gusenga. Murugo rwa data harimo icyicaro. Nimugire umwete wo gusenga. Iyaba bitari bihariwe bababwiye yuko none ngiye kubategurira hanyuma nze mbajyane kwa data. None ngiye kubategurira hanyuma nze mbajyane kwa data. Ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa data keretse mujyanye. Si Mariya na Muhammad ati ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa data keretse mujyanye. Ngo muki ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa data keretse mujyanye. Murugo harimo icyicaro. Nimugire umwete wo gusenga. Murugo rwa data harimo icyicaro. Nimugire umwete wo gusenga. Iyaba bitari bihariwe bababwiye yuko none ngiye kubategurira hanyuma nze mbajyane kwa data. Mugatenga none abantu bo mugatenga nzabatoraniriza ahantu mpabashi. ariko nabadi niko handitse ngo mpabashinge bahature habe ahabo ubwite batazongera kuburamuzwa n'abapagani. Haleluya. Ino n'abapagani babagezi iwacu. Mugeze gusanga aho mpagaze hashinga urutoki hano. Arambwira aranyongorera kuko hari mu bantu mpagaze mu iduka ari kugura akantu. Arambwira ngo ndakwanga zakwica.
aratsindagira urutoki, ndakwanga nzakwica. Aragenda ngo agere hariya agakavuga, ndakwanga nzakwica. Nibutse impfu natambutse, avuga ati se ngiye kuvugana n'amase ntazagiye. Burya iyo tugenda ku manywa na nijoro, haleluya, igira gutya ikatugodesha abamarayika ab'iburyo ab'ibumoso imbere inyuma, tukabagenda hagati abapagani babo. Haleluya. Ibwire ngo I love you my God. Ibwire wera ibiwanjye naribona nkabona ni wa muntu. Shaka umuntu ni habi. Nubwo nzi ko njya ndimba ariko ngeze muri nijoro sasa. Ndirabana ntibasha mu kinyakari nagafuka umugore n'abana. Umugore ari baha. Ko hari umuntu ambuye ko azanyica. Icyo sohokero cyose nkabona ni wa muntu. Kame sura muntu Imana we wa muntu uko ndi kubona ari hano kandi yambuye ko azanyica. Imana ngo ati humura ndi kumwe. Humura ndi kumwe. Urya iryo jambo. Ijambo uvuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Burya ngo runaka muri Bibiliya inshuro 365 abahanga mu kubara ngo basanze iryo jambo muri ntutinye ndi kumwe nawe. Burya mu gitondo arakomanga iwawe, yibutse arakohumura, haguruka ugende ndi kumwe nawe. Tutari kumwe batumara. Ndio kupenda sana Mungu wangu. Watu wa Iraq wanakupenda sana. Ibira ngo nenda kupenda this way. Muri isi dufite ingorane ziteze kwabwira. Ubaho ugasonza neza, ugasonza n'umugore n'abana, ugasonza bya ugasonza je kikazagera Imana ikaguhuhiramo, yaguhuhiramo ukabona noneho birya wajya kujya kurya ujembuje, muri rimwe baguhaye bagukoreyemo, none ibyo bigatangira bikiza umuceri ukaboneka. Wacu umugabo wese agize amahirwe abonye umuceri ugeze bimuhira, abana ngo barahurya akadakamaze gutukura, akadakamaze gutukura, abana bakamuceri kuvuga akadakarakuruka. Abana babaza umuceri wari wabananiye wasigaye, barabiza ngo umuceri we wabaga hehe kweli? Umuceri wabaga tera hoto. Iyo ukomeza rero ukarya cyo bikunda rero we byabonetse mu rugo, uzabisanga ku mugore n'abana. Umugabo niza bwakanga ira mama wanjye kone baba kajyaho nagira mama wanjye ari guhema ngo tutashira gahema ine byashira noneho abana aho bageze bagera mu muhanda batibasha mwege muravuga iki wacu dusigaye turya ibiryo byatekeshejwe amavuta y'uruhi. Ari wacu kubona umuntu yare ku mavuta rimwe na rimwe antuka vuga ko atuka. Abana bakagenda babwirata kuko bari ku mavuta sasa. Uko mubyibuha uko biza umuvuduko w'amaraso ukabura, wajya kwa muganga va ku mavuta va ku munyu va ku iki. Nigeze njya mu bitaro byari iwacu ahantu tw'Ikibogora, muganga akura ku biryo byose bibaho byose uko mubizi, avuga ati ntukajye nari twabarevera namwe murabyumva nyine naho urabyumva, maze kubarevera ushaka ku bitoro bangize umurevera nyine biza ngo ndarangwa abatumwe kame va ku bishyimbo, va ku myumbati, va ku bigori, va ku mateke, va ku gitoki, va ku birayi, va ku muceri, va ku mutsima. Igitakaza cyane maze muganga ndi muganga ko numvise byose ubimpuyeho mbaye Mariam bagize Mariam kwari utarya aravuga ahubwo n'ikindi nakubwiye wibwiriza ye none usize igiki ujya urya amagi urya isamaki nayo bwage mu 12 ujya urya amagi urya isamaki ambye ibyo bitatu yagera ni nijya kubivuga umugore ntazongera guteka
kuko azajya abona agiye guteka ibyo ntari buryo abana banjye bazishwe n'inzara ndatangeze umurira n'abahisha ndavuga nti bo désormais kuva none ubwo ariko muganga avuze akaba atarandeye wewe wandeye niba ushaka ko mba ku biryo ndahera ku cyo yavuze ngomba kuvaho cyane ndahera ku cyambere neza ku cyane ngabijyabishka cyakashangara bikanja bya ngabijya bikanja kugira ngo mbyumve neza namaraga kurya ngasohoka mukajya mu gihe kwirazima yindi ngahita mfata katsi ngabigarura kugira ngo bitaza kuza kunteza umutekano muke byose ngabigarura nuko nari ndiho mu rugo n'umugore yarabizi nawe wabona arageraga twasangira ukagira ngo nuko akagenda nkabigarura ubwo buzima nabo baye mu myaka myinshi ejo muri 2012 disi we kuva icyo gihe sasa mbasha kuvuga ngo sasa vuga ngo sasa vuga ngo nanjye ibyanjye n'ibitungana sasa yebamba we ikuva icyo gihe di 2012 bijya byose naryaga ibindi ku byo muganga yambwiye ngo hano mu gatuza kanye ngo harahiye ngo umuntu wo kumanukamo ibiryo wose wahindutse umukara niyo mpamvu mbwiye ngo uva ku biryo byose nanjye ndabyihata vuga nti nibura n'ubundi se yananiye reka nigire mu gifu ndagiha bageze ubona baye ngipfa ntabwo nabaye ngipfa mu makabyara kuko hari igihe Imana tuzayikorera dore n'ubu ndacyari gusa 2012 ndabiryo n'agakarya reka data pastor kanisi yaranzi nagiraga ibiro byanjye 50 nabyibuha nadodoye 53 ndabaga byinshi ntagira kubyibuha kuko none igihe kigeze cyo kurya rero kuko itangiye kungaburira nibusura amena ikakubwira ngo ndi kumwe nawe amena icyo yakubwiye niba zagushingura utarakibona amina kandi nzatoraniriza ubwoko bwanjye yumva ko icyo dukoze hano kuri iyi si byose ni wapi urabona umuntu ategereje imodoka ye nziza rava ya V8 vitesse zijyana amajyambute nimvuga V8 muri hano mbabarire siwe naje kuvuga shera wabona muri kugenda batari ko ngize ukuri kuzi ko twiganye tukanariranwa tukanakorana iyo uri muri iyi modoka utaha muri iriya umvumeze utakakubwira wapi ngo nibura nawe kuko umuyegezi muhira ndaza gusanga ababoyi n'abazamu aribo bari kurya ibiryo muganga byose yarabinguye isi yose ni wapi ngiye kurangiza kugenda mu ndege ntibigira uko bisa mu makabyara yabanga we nayigiyemo bitari kabiri bitari gatatu nayigiyemo ariko niba hari ikintu gihaguruka neza indege iva ku kibuga ikaza igeze kujya sasa igihe uhumuza kugaruka kwa Yesu ni ubwambere navuze nti niba ari Yesu azadutwara umunyenga ndawubonye ni byiza cyane atukabye henga sasa izamuke imara gutunga abajya mu rege murabizi ikagenda yahura n'igicu ukumva burya sinzi ko no mu kirere haba mu dodani mu akabyara wabura umuntu nyine utazi kuri gashinyika menyo akabigiye huruduka ukumva manutse hafi nka metero 200 ati mama mbyariye ubusa ukagundira ikale yewe we kwisi ni wapi nubwo mu ndege ari heza ntukazabura n'akaburi mu ndege haba harimo ibiryo ubona ko niko sasiye mu bureverasi mu muryango tujya tuzi iwanyu mukatugaburira ariko ifi nariye mu ndege sinayijyaha ariko henga rero yimanutse metero nziza kuri singana bati harya nakugiye mushaka kugera ku ki ashimye kamere kari gute ntakiza ngo gushingira ariko kasubire ku ndege Ethiopia ni ya ndege iherutse guhira mu kirere mwese nimwabonye tuzazaye
abagiyemo bose iguruka baravuze ati antuka indege ni sawa. Impanuka y'indege ngiye gitandukanye n'iyi modoka. Ejo bundi hari nuza yitwa Gusenga ihari iwacu heretse kumanukana abantu bariya muri Karongi baramanutse barapfa ariko nibura bagiye babona icyo bashyingura mu ndege nabi ivu. Hari igihe nagenda babonye igenda hakabigirwa mu nyanja cyangwa mu ishyamba rinini ntizongere kugaruka. Impanuka y'indege noneho si kiza cyo mwisi n'iki. Murashingiwe n'umukobwa mwiza n'umusore mwiza agatoki ku kandi murashingiye twese tugusohotse inyuma turi kuririmba abarevera bose bakakujya inyuma. Revera agushingiye akakujya imbere abakuru b'itorero inyuma n'abandi bose na les filles d'honneur les garçons d'honneur. Hegare kizagera kuko akana kajye mu rusoro ry'umuntu utangira ikirahure baye bakubonye bari bacana hanze baye bakubonye kubivugira mu mujyi se abacuraguza ikintu muza abacuraguza nta mucuraguza mu mujyi se wamukura he iwacu mu cyaro wari kumukunda umuyima nyuma y'inzu bakarara agasekuru imirundi hasi agapagani kugira ngo ingita itazamuvuga. Ariko muri bwa bushake bw'Imana amen byari yakubwiye ngo nzaguha umugore nguhe umugabo nguhe n'urubyaro uzaheka abana 5 6 8 amina agashobora indikazi kuko hari Imana yakuvuze. Haleluya. Bati ngo baramutse kujyana kwa muganga kakacuragura kanono kakora nk'inshuro magana bati nyirakana karabyaye kandi abyaye neza batamubaza. Fasha kuva ngo amina this way. Nta nakimwe dukora ngo ubone kijya hakaba rero ngo bijyana bityo kuko nta nayitwara hakaba no bijyana bityo kuko nta nabya imyaka 3 humura bari kubyara ari imyaka 20 bashigishize bari barabuze urubyaro akamara 20 atari yumva ari katata muri no minsi bari kumukungu ni muze mujye kudufasha guheka umubyeyi. Amina. Haleluya. Ibiro I love you my God. Urayanga sura yitwara iki nunayanga nima nuyikunda nima uyikorere nima uyikinyuma nima uyikinyuma nima ukwingana nima ukwitere nima kandi ngira imbaraga zihanitse iranesha igatsinda niri kukubwira ngo nzaguha ngiye kuzagutuza hanze wategesize nziza pastor yisije ni y'abagenzi bajya mu ijuru ngiye kubatoranyiriza aho muzongera kuba aho muzajya kuba sasa aho ngo tuzahamara imyaka 1000 tuzahamara icyo bitamira imyaka 1000 nta mupagani nta uza kukubwira ngo ndakwanga zakwica nta uza kugucuragura kuko icyo gihe ngo tuzaba dusa na Yesu tuzaba twageretse akaguruku kandi. Haleluya. Yemwe dore uko bigiye kugenda mu minsi iri imbere yadutoranirije ahandi. Amen. Ahandi tuzajya kuba tutazongera guhura n'ikibazo cyaricyo cyose nta gushinyika amenyo kandi nta uzaguhangarara hejuru. Hejuru twanashimye ngo abo bacuraguzi nibatihana sinishimiye kubari batira sinishimiye kubari batera n'ibirenge byanjye hasi ningira amahirwe bazihana ariko nibatihana n'ukuri zabasiri bantu nikusigo dusome muzari batirikira abanyabyaha hera munsi y'ibirenge byanyu kumura kanagirishije icyo gihe ngo Yesu azaba ari we tuzaba turi umugeni nawe ari umukwe tuzagereka akagurugu kandi tuzamara imyaka 1000 tuzaba tutari twagira hejuru. Hari imyaka 7 gwera ituguna muri tuzavugaho hari imyaka 7 tuzagera hari hejuru nitugera adupima imirimo imyaka 3 n'igice n'indi 3 n'igice atujyane mu cyumba cy'umugeni. Icyo cyumba abantu b'Imana bazakidutunganirizamo ikamba hano amakamba hano ngo nayo mu bitugu nayo mu mugongo nayo ku maguru
abantu bazayarutanya uko mubona mumeze amakamba ndisiwe icyo bita amaranka kwanga iranka makabyaramo Imana iri kwambike kandi iri gutegurira ibone yicara mu isi ni wapi ariko ejo bundi kizagera byose byijyana abapagani tutazongera kuburazwa n'abapagani icyo gihe isi izaba ikiriho nimugire ngo tuzaba twageze mu ijuru ntawe niyo mpamvu mwise ngo kandi abanyabyaha ntibazongera kubaburuza nka ryari nk'ubwa mbere ahubwo tuzaba twageze aho abapagani batagera Imana nibaho umugisha ijambo ry'Imana rikomeze rigutaravaye muntu w'Imana rikugendemo nawe ubigendemo mube nk'amazi n'ifu mu ijambo ry'Imana nirikomeze rigufashe ndakwifuriza kuzaba muri icyo gihugu kandi icyo gihe nawe uzaba uri umutegetsi uzaba uri n'umuyobozi yewe nshuti y'Imana uzaba uri umuyobozi nta mupagani uzajya uhura nawe ngo nushaka kumwereka uzamwereka nudashaka kumwereka ntabwo uzamwereka abapagani bazaba barasigaye ku isi uzaba ushobora kuva i Yerusalemu uze gutembera hano mu Gatenga ushaka kuyereka umwereke udashatse n'umwereke kuko icyo gihe tuzaba dusa na Yesu kandi tunameze turi mu kimero nk'icy'abamarayika ariko nanone tuzaba turutse abamarayika n'ibirebire icyampa Imana ngo mureke tuzahahurire maze muzarebe ukuntu bizaba bimeze n'utazajya uzabumba kandi urebe imirimo ujya ukora muri uru rusengero urebe imirimo ujya ukora muri iri torero ry'Imana uramutse utajya uzabumba haguruka tumushimire kuko yaduteguriye hano tutazongera kubura ubuzima bwa mbere haguruka tumushimire kuko tutazongera kubura ubuzima bwa mbere abapagani bakuburabuza icyubahiro tujye kurambura amaboko yacu yarambure niba yafite yombi yarambure tujye gusenga urakoze Mana Mana urakoze Mana urakoze Mana urakoze Mana urakoze Mana urakoze Mana urakoze urakoze uyu mugoroba urakoze n'umugoroba w'ejo warakoze n'ejo uzakora n'ubushize warakoze kandi uzakomeza gukora ariko aha turi Yesu we ni hahandi Satani agikomeje kurasa kandi imyamba turasa niwe wenyine niho uyisanaguza ukayicagagura ukayivunagura ariko rero noneho turasaba aho hantu uri mudutegurira he kuzagira n'umuzaburayo uyu mugore ntakahabure uyu mukobwa ntakahabure uyu musore ntakahabure uyu mukobwa ntakahabure abana ntibakahabure aho tuzajya tutazongera kubura buzwa n'abapagani uri ishobora byose ari muri byacu tujyamaje muzengera ugera